Uwiteka bahire kandi rwose Uwiteka akomeze kubanezeza no kubanezererwa. Mbifurije gusoza umwaka neza kandi mbifurije rwose no kugira amahoro y'Imana, turushaho kugendana nayo ibihe byose, iminsi yacu yose. Kandi mu by'ukuri nk'uko mu byigwa nabivuze byahise, iyuzuze n'Uwiteka, nanjye niyuzuze nayo, noneho ibyiza byose bize dufite amahoro, dufite Kristo mbere na mbere, bityo icyubahiro kibica icy'Uwiteka. Reka rero twigana amagambo atubwira ubwenge Imana itanga, ubwenge Imana itanga. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye kutanga ubwenge, turagushimiye kutanga ubumenyi, turagushimiye kutanga amahoro, turagushimiye kutanga urukundo, turagushimiye yuko utanga byose kuba kwizera. Icyubahiro kibi cyawe. Ngaho rero fasha ubwoko bwawe kugira ngo twese twihishe mu mababa yawe, kugira ngo tubundikire, turangize uyu mwaka amahoro, tuzatangire n'undi amahoro, kandi nawo tuzawusoza amahoro. Imigisha yose ituruka ku Uwiteka izabe muri twebwe, mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu bihugu turimo, ku isi yose, kugira ngo tumenye yuko uri Uwiteka ukora imirimo n'ibitangaza. Reka rero tugusabe nk'uko Salomo yagusabye, akagusaba ikintu cyiza, akagusaba ubwenge. Reka natwe tugusabe ubwenge buturuka kuri wowe, bityo bugwirire muri twebwe, bukorere muri twebwe. Byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze, amena. Bavandimwe, ubwenge Imana itanga, dusome Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 abariho duhera. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana. Niba muri mwe hariho ubuze ubwenge, abusabe Imana, iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja, ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Reka dusabe Imana, tuyisabe twizeye, kuko irashoboye pe. Nge ndabihamya, hari byinshi umuntu atakwirirwa avuga, ariko Uwiteka azi. Ndabizi ko Imana ishoboye byose. Ndashimira Uwiteka yakoze byinshi cyane. Ndashimira yuko Imana iturinze n'umuryango wanjye. Ndashimira yuko turi amahoro. Ndashimira yuko turi bazima. Kandi Imana ishoboye byose, n'ibindi byose izabikora. Imana ibyo yakoze, n'ibyo yakoze, n'ibyo izakora, byose ni byiza kuri twe. Reka tuyishimire bavandi. Rero reka tuyisabe twizeye, kuko ishoboye byose. Ishoboye byose. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana. Usaba atizeye uzagira Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Mwene data w'umukene yishimire yuko afite isumbwe, naho umutunzi yishimire yuko acishijwe bugufi, kuko azashiraho nk'uburabyo bw'ibyatsi. Kuko izuba iyo rirashe rifite ubushyuhe bwotsa, ryumisha ibyatsi, uburabyo bwabyo bugahunguka, ubwiza bw'ishusho yabyo bukabura. Uko niko umutunzi azumira mu nzira ze zose. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza,
kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati Imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshwa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwibyohesha, ahubwo umuntu wese yoshwa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka, nuko iryo rari riratwita rikabyara ibyaha, ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Ntimukayobe bene data bakundwa, gutanga kose kwiza ni impano yose itunganye rwose, nibyo biva mu ijuru bimanuka bituruka kuri se w'imicyo idahinduka, cyangwa ngo igire ni igicucu cyo guhinduka. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Bavandimwe, reka dusabe Imana ubwenge. Yobu 28 umurongo wa 28 hari kutubwira ubwo bwenge ubwo ari bwo n'ubuhi. Ubwenge umuntu agomba gusaba Imana, ubwo bwenge Imana itanga bumeze buti? Umuntu wese ashobora kubyibaza. Yobu 28 umurongo wa 28 hari kutubwira amagambo meza, muyatega amatwi. Maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka, ngo ubu bwenge tugomba gusaba. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubu abantu b'Imana dukwiriye kubaha Imana, dukwiriye kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nusaba ubwenge rero, saba kubaha Uwiteka, usabe kujijuka, usabe kumenya Uwiteka. Imana itugirire neza. Yakobo igice cya gatatu umurongo wa 13 n'uwa 18. Ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Tubonye kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi twabwiye ko tugomba gusaba Imana ubwenge kuko irabutanga. Ubwenge buva mu ijuru ubwo ari bwo. Ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge? Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Bavandimwe, hanze hazaba n'indyarya. Ubwenge buva mu ijuru buraboneye, kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Niba amatorero y'ubu ngubu cyangwa amadini y'ubu, ushobora kujyamo ugasagamo intambara. Ushobora guhungira mu itorero uvuga uti ndatuje, cyangwa mu idini, ariko wagerayo ukabura amahoro.
abantu b'Imana bari bakwiriye kutwigisha kubaha Uwiteka ko ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Imana idutabare. Ubwo bwenge rero tumaze kububona, buraboneye, bwemera kugirwa inama, buca bugufi n'ubw'ineza. Imana idushoboze kugira ngo ubu bwenge bube muri twebwe. Yobu 12, Yobu 12 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Yobu 12 umurongo wa 13, uwa 12 kugeza ku wa 13. 12 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13. Ubwenge bufitwe n'abasaza, kandi kumenya gufitwe n'abaremwe iminsi myinshi, n'abaramye iminsi myinshi. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Igira inama no kumenya. Ubwenge bufitwe n'abasaza, kandi kumenya gufitwe n'abaramye iminsi myinshi. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Imana itugirire neza. Burya abantu bajya bavuga, bakuru bavuga ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Burya abantu bakuze baba bafite ibintu byinshi bazi, ariko ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Imana turayifite, Data wa twese. Ushobora kugenda ukajya imbere y'Imana ukaganira, ibintu byose bikagenda neza. ukayibwira ibikurushya, ukayibwira ibyaha byakunaniye, bityo ikakujijura, ikakutandukanya n'icyaha, ikanjijura, ikantandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. Imana imbabarire kandi inkize icyaha n'igisa nacyo, kandi nawe bikubere bityo. Yesaya igice cya 29. Yesaya igice cya 29, twumve ukuntu hatubwira umurongo wa 14. Yesaya 29 umurongo wa 14, twumve uko ari kutubwira. Hari kuvuga ngo, nuko rero ngiye gukora umurimo utangaza muri ubu bwoko. Ni umurimo utangaje rwose kandi n'urujijo. Ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Ubwenge bw'abanyabwenge babo, abiyita abanyabwenge, abagize gute? Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ariko iyo uramutse wubashye Uwiteka, aguha ubwenge. Bwa bwenge buboneye, buca bugufi, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi. Ubwo nibwo dukeneye. Ariko abangaba ubwenge bw'abanyabwenge babo buzarimbuka, n'ubuhanga bw'abahanga babo buzahishwa. Imana itugirire neza, iduha ubwenge bwo kumenya kubaha Kristo. Abami ba mbere igice cya gatatu. Abami ba mbere igice cya gatatu, reka tuhagere twumve uko ari kutubwira. Igice cya gatatu umurongo wa 4, ariko ntago turi buhasome hose. Igice cya gatatu twumve uko atubwira, duhereye ku murongo wa 4. Ari kutubwira ngo, ku murongo wa 4, reka twumve tuhagere. Bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundu icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000
igihumbi. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe, nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero aho uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo shobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Kugira umutima ujijutse, umutima w'ubwenge. Salomo ntasabye ikindi kintu gikomeye, unyicira abanzi banjye, ugira ubutunzi iki, ariko Uwiteka amaze kubona ku murongo wa 10, maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko ubwenge ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Nuko nkugiriye uko nsabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse. Mu bakubanjirije cyangwa mu bazaza gukurikira ntawe uzahwana nawe, kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye, ukitondera amategeko nagutegetse, amateka n'amategeko yanjye, nk'uko so Dawidi yabigenderagamo, nzakongerera kurama Imana ishimwe. Bavandi, iri jambo riraryoshye, gusaba ubwenge. Ndakwinginze nanjye niyinginga kugira ngo dusabe ubwenge. Reka muzasoma urwa kabiri rwo ku Ngoma, igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 12, urwa kabiri rwo ku Ngoma igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 12. Ntago tuba dufite umwanya munini, ariko muri ihangana. Reka nsoze nsoma mu Migani igice cya 4, Imigani igice cya 4, twumva uko hari kutubwira. Imigani igice cya 4, twumva uko hatubwira. Imigani igice cya 4 umurongo wa 5, twumve uko hatubwira. Igice cya 4 umurongo wa 5, shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubyibagirwe, ntuteshuka amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, nubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Imana yacu ishimwe. Reka dukomeze. Buzagutamiriza imbabazi ho
umurimbo buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Ubwo n'ubwenge turi kuvuga abavandimwe, ubwenge Imana itanga. Reka dusome n'igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Reka turebe igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Imbabazi n'umurava bye kuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, ahubwo umwemere mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Muri kwibuka rya somo twasomye muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28, kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka bavandimwe dusaba Uwiteka ubwenge, kuko iyo aguhaye ubwenge n'ibindi byose nk'uko yabihaye Salomo biragenda akabyongera. Ubwenge buraboneye, bugira imbabazi, buca bugufi, bwemera kugirwa inama. Reka dusabe Uwiteka duha ubwo bwenge, bube muri twebwe, bube mu mitima yacu, bityo twese hamwe tuzaboneke turi mu ijuru, tube muri ya mazu Yesu yagiye kudutegurira, bityo buri muntu wese azishimire kubana na Yesu. Iyo niyo misabire yanjye, nabasabira nanjye muyisabire mu izina rya Yesu. Amena, amena. Ndabakunda cyane. Reka dusenge. Mwami Imana, urakoze kutanga ubwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nge ndi injiji kandi n'abakumva bafite ibyaha n'injiji, turakwigize ngo dujijure, uduhe ubwenge buturuka kuri wowe, uduhe ubuhanga, uduhe ubumenyi buturuka kuri wowe, bityo dutandukane n'uburwayi bw'icyaha budukize, maze uture mu mitima yacu, umwuka wera akorere muri twebwe, bityo tuzaboneke mu banesha. Rero komeza guha umugisha abagukunda, komeza gufata n'abatari bakumenya, kandi natwe abakumenya uduhe kubira mu byawe, udukize icyaha n'igisa nacyo, tuzaboneke mu banesha. Urakoze rero kugiye kuturinda kandi ugiye kuduha ubwenge, bityo n'ibindi byose ukazabitwongerera, bityo tukazabana mu bwami bwawe. Ibyo nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.